Ladies and gentlemen, welcome back to Rwandan World. Nizere ko aho muri hose mumeze neza, ibintu biri kugenda neza gake gake. Aho bitameze neza, let's hope ko bigende biza. BENCI irasa ariko ntihwana, niko mu Kinyarwanda bivuga. Munsi bishobora kuba bigucamo, ejo bikanga, ejo bigakunda. Anytime call ishobora kuza, ibintu ugasanga bigiye ku rundi rwego, bibaye byiza kurushaho. Kandi nicyo nakwifuriza na buri muntu ko ibintu bye bigenda neza kuruta uko biri nonaha. Today's topic, nagira ngo tuvuge ku kuntu mentality y'abantu bamwe na bamwe ujya wumva bakunda kubivuga cyane, ujya kumva nk'umuntu aravuze ngo ngenga ijana ryanjye ngo riruta ngo miliyoni, ngo yawe ngo nta kintu ngo waza umbwira. Obviously cyane ko bakunda kubikoresha ngo bavuga nka terms, bavuga nko ku bakire, avuga ngo nge nta kintu yaza ambwira mani, ngo ijana ryanjye ngo riruta ngo miliyoni ijana ngo zuriya mukire. Ese wowe ibyo bintu bivuga iki? Ubitekereza iki? Like, what do you say about that? Kuko navuga ko ari na statement ikunda gukoreshwa n'abantu most of the times, you know. Sinzi wenda niba ari mentality iri right cyangwa wrong. Hari ikintu nakora, I can give my opinion ukuntu nanjye mbyumva, hanyuma tukaza gusangira ibitekerezo. You give us what do you think though muri comment section, cyangwa you can try to reach us on all our social media platforms, ugatubwira nawe ukuntu bitekereza. Opinion yanjye ku giti cyanjye n'ukuntu numva, obviously hari ukuntu that statement ifekinze cyane, mba numva ari nko gufata abantu ukabaheza in one dark place, ntibamenye ahandi ukuntu ibintu bimeze. Kuvuga ngo ngenga igihumbi cyanjye, like mostly ugasanga reka turafata urugero rumwe mu zibaho, ugasanga nk'umubosi aragukoresha ariko akakubwira nk'ikintu cyangwa akaba yagusaba nka service thing, cyangwa hakaba hari nk'ibintu mudahuza, ukavuga uti ngewe n'akazi nakareka mani, ngewe n'ibi nabireka, ngewe ntabwo yaza nkanga, ngewe kuko igihumbi cyanjye nta ibyo by'amamiliyoni yenjye ntabwo biba bindeba, ntabwo yanzanaho iyo mikino. Aracyari into the dark place, like uvuga ngo igihumbi cye ngo kiraruta ngo miliyoni. Okay, obviously ntabwo ndumva chemistry ituma umuntu yavuga ko igihumbi cyaruse miliyoni. Ikindi wenda bisobanura bindurwa mu buryo bubiri. Cya kabiri, bakabanje gutekereza, ese icyo gihumbi wita icyawe, icyo gihumbi uvuga nk'icyawe ugikura hehe? First of all, uzi ko icyo gihumbi ari kiba cyavuye kuri wa mukire ubu ngubu uri kuvuga ko igihumbi cyawe kiruta miliyoni ye? Donc umukire ashobora kuba afite miliyoni 100 kuri konti, nk'urugero rworoshye, agapanga akavuga ati reka mvugurure iwanjye ntera irange, wenda nkore n'utundi dusuka inyuma ku nzu. The time he decide to do that, we atekereza budget akabara wenda it's almost going to take like reka tubare nka miliyoni 2. Izo miliyoni 2 bigiye gufata muri miliyoni 100 afite kuri konti, urumva ko it's almost like 1%, 1 to 2% y'amafaranga afite kuri konti. Hanyuma akidesida gukora miliyoni 2 kuri konti ngo atere irange mu nzu iwe, hagiye kuza gukora, reka tubare abantu 5 ku munsi. Abo bantu 5 buri wese afite umugore na minimum wenda y'abana 2. Ubwo turacyari kuvuga kuri za miliyoni 2 umukire agiye gusohora.
abo ni abantu baje gukora mu rugo. Aragenda niba tubaze ko hazakora abantu 5, buri muntu afite umugore n'abana 2, mugo buri muntu aratunga abandi bantu 3 gushyiraho nawe wa 4, nukuba n'abantu 5 baraba babaye abantu 20. Aragenda kuri kenkayori hari bugurira ibikoresho, nyiri kenkayori is going to earn, umuntu uri bumutwaze araza kwarninga, the dealer uri bubemaho hagati ari bwo earning. These are only 2 M's. Mwebwe mugiye kugabana, mumaze kuba deja abantu barenga 30, mugiye kugabana kuri miliyoni ziwe 2 for you to survive, kugira ngo musunike iminsi mubeho ikindi cyumweru cyangwa ibindi byumweru 2, uwo mwana abone minervare, abone inkweto, abone ibyo kurya muri iyo minsi, for him to keep on performing. Kandi umwana wimurebera muri image ya kano kanya, ibyo ari kubona nonaha, ibyo ari gukorerwa, nibyo bituma hakomeza kubaho surviving yiwe for his or her future. Azatarningamo undi muntu uri big, you get, wibireba muri image yako kanya gusa. Urumva iyo ni only withdraw ya miliyoni 2 umukira afashe. Arahemba umuzamu, arahemba transporter, arahemba the commissioner, you get. Umve the value y'amafaranga y'uwo wita umubosi wawe, umve value ayo mafaranga agira, uyagereranye n'igihumbi wowe wafashe. Donc icyo gihumbi we yaguhaye, donc nujya gushyira ku munzani uvuga ko iyo miliyoni ye irutwa n'icyo gihumbi cyawe, ubanza urebe iyo suspension, ubanza urebe iyo spending up, urebe ayo mafaranga ye abantu atunze. Wowe kikugeza hari igihumbi kigiye kugutunga right now, ariko urumva byacitse uko ugiye kurya, urumva ibihumbi 100 umukira guhaye, urumva nothing he have to say anymore, nta jambo agifite, ntabwo yemerewe kuvuga. My opinion is abakire ni abantu, umuntu ukurusha amafaranga ni umuntu ukwiye kubahwa, ni umuntu ukwiye, most of us, nanjye ndimo nemera ko umukire rwose yagahawe icyubahiro, yakagize uko atwarwa, yakagize uko avugwa. Sometimes umukire akanakezwa, akagira aba bantu bamukeza kubw'ibyiza afasha. Si wowe gusa rigafasha, it's all about the society. Expenses ze zituma igihugu cyinjiza, zituma imihanda, zituma nawe ubona icyo taxinga. Like dukwiye kwiga ku acceptance yo kuba hari abantu bafite amafaranga, kandi umuntu ufite amafaranga afite big value more than what you think, more than that comparison wowe uri gukora iyi ngo y'igihumbi cyawe ngo kuko kigiye kugutunga. That guy is helping a lot of people to survive. Umuntu uri big, you get. Akaza rero no kuvuga ngo usibye kuba ibyo bintu biri disrespectful kuri njyewe, mba numva ni cheap mind yo kudashaka kwaguka, kudashaka kwemera. You have to admit umuntu nk'uwo nguwo, ahubwo ukamenya uko umutwara, ukamenya uburyo umwinjirira, uburyo umuganiriza, uburyo umutera siyasa, agakuraho za miliyoni 2 mugatera irangi. Like you convince him mu buryo mugiye gukoresha imodoka, ariko ibyo byose utangira gutekereza the tricks you can use to get money after admitting and realizing. Wabanje kuri iyo mentality ivuga ngo igihumbi cyane ngo kiruta ngo miliyoni, ngo yaza ngo ambwire iki se. Like really, like wifatira image ya survivance aho ngaho ku mboni z'amaso yawe gusa, wireba in 1 centimeter from you. Agura urebe like worldwide, urebe something which is more than that.
urebe akamaro umuntu afitiye sosiyete havuyeho icyo gihumbi cyawe uri kuvuga nabwo wabonye umukuyeho, however wagikuye no ku wundi ariko same kind of person. Umuntu wese uguhemba, umuntu wese uguha amafaranga, we can run to be low key, we can run to give them the respect. Simvuze ngo ukandamizwe cyangwa ukandagirwe kubera amafaranga, ariko there could be the limits. Ukamenya kugenda, ukamenya agaciro ugomba kumuha, ukamenya na comparison and even the mentality you could have about him or her. Ukamenya uburyo wakitwaye n'ibyo wakavuze kuri that one guy, kuko ni umuntu uri huge cyane. I can end it by here, ariko muragenda muri comment section muduhereze the experience mufite about that. Ese ibyo bintu namwe mujya mubyumva? Ese wowe ubitekerezaho iki? What is your opinion? Dukomeze dusangire ibitekerezo. Ese ni iki wifuza ko twazagira CV utaha, to keep on making our community grow, gukomeza gusigasira sosiyete yacu, gufasha bamwe mu bihe barimo, tukagira gusharinganiza experience for some people to change their mentalities, just to keep on building a better future. This is Rwandan World. Remember to subscribe and like, share and comment. Tell us what you think. We love you all. Here we go again. Aba ni Iganze Protocol Service Limited, n'aba event planners baragufasha byose kuri ceremony yawe, wedding cyangwa birthday party, private events, meetings, byose bari specialized mu gutanga service and protocol support. Baragufasha muri wedding, car renting, bakora food and beverage coverage, bakora byose bijyanye na event yawe kugira ngo igende neza. Waba reaching out rero, nimero zabo ngizo hasi, cyangwa ugasura website yabo www.iganzeprotocol.weebly.com, cyangwa kuri Instagram yabo iganze/protocol24. You will thank me later.